Murakoze kuko twabibonye tumaze gushushanya iyi puri, tugiye kuapurayingaho materiyo, ya materiyo tuyitesitinge. Bivuga ngo iyo tugiye kuapurayinga materiyo kuri pati twamaze gukeretinga, turaza hano muri fica kamandi tukareba kuri materiyo. Hano materiyo dushyiraho tugakirika rayiti kiriki wansi, tugakirika rimwe kuri rayiti kiriki, tukaza hano muri editi materiyo tugakirikaho. Then murabona ko batwereka types of materials zitandukanye. Hano dufite steel, ibi hano byose ni ubwoko bwa steel. Iyo dukomeje kumanuka tubonamo ubundi bwoko bwa materials, dufitemo za iron, aluminium, alloy, copper. Urugero dukiritse hano kuri iron, murabona ubwoko bwa iron dufitemo ductile iron, grey cast iron, even dushobora no kuza hano za plastic, nabo batwerekamo ubwoko bw'amaplastike bigategwa na materiyo duhisemo. Twe rero kwera materiyo, urugero reka duselectinge wood, ya wood dufate iyi mahogamy, then tuze kuri apply, tuze kuri color. Murabona ko materiyo yacu yahise ijyaho ari wood kuri ya puri. Ya puri murabona ko yahise iba nka mahogamy. Then as we are mechanical engineer cyangwa se turaba tekinisiye muri engineer ya mekanike, twebwe tugaruka hano muri materiyo twashizeho mahogamy, kirikaho nk'ibisanzwe right click, nurayireka ikamanza ya rotatinga uburyo bwo kugira ngo ino kiriseri ikore neza. Okay, then murabona ko nk'abatekinishiyani muri mekanike twe ntabwo twapurayingaho wood, ahubwo reka dushireho steel cyangwa se cast iron. Ushyira kuri mahogamy, right click rimwe, then edit material. Urabona ko za materiyeri bongera kuziguha, twe duhitemo steel. Hano ya steel, iyo umaze guhitamo steel, hano baguha izindi types of steel. Hano murabona ko twabonye ubwoko bw'amasteel atandukanye. Reka twapurayingaho iyi 1035 steel, then tuza hano kuri apply, then close. Murabona ko ya materiyo yacu yabaye steel kuri ya puri twamaze gushushanya. Noneho hano iyo umaze kuyishushanya ushobora kuza ukapurayingaho color. Ariko mbere yo kuapurayinga color, reka tumanze turebe se ya materiyo twashizeho ifite uburemere bungana iki. Urugero duhita tuza hano hejuru kuri kano ka icon, aka gatirangire, ugakirika ugahitamo option, wahitamo option, ukaza muri document property, ugahitamo material properties. Then murabona hano bayiduhaye dufite steel, niyo twashizeho ifite density ingana gutya. Murabona ko ubu ni uburemere bwa ya steel twashize kuri ya puri. So ushobora no kuza noneho ukapurayinga color cyangwa se couleur kuri ya puri. Bivuga ngo colors tuzikura hano muri kano ga icon, kirikaho bagahita baguhereza types of colors zitandukanye. Murabona ko hano dufite amakara atandukanye. Nyuma ya hano rero yenda urugero duhitamo iyi, murabona ko yagiyeho, cyangwa se dufata iriya or this one, then uza okay. Murabona ko twashizeho materiyo, ariko hano tumaze gushyiraho materiyo tugiye kongera gutesitinga, dushobora gusanga ya magarama yahindutse ko hari ikindi kintu twongeye, hari indi kushe twongeye kuri ya steel. Tuza hano also tukaza muri option, twava option tukaza muri document property, tukaza kuri material property. Urabona ko ya steel hano hari amagarama yiyongeyeho bitewe n'iki na ya kara twashizeho. Ubwo hano rero ya materiyeri iyo tumaze kwishushanya ya pati, birashoboka ko twanayikorera saving kuko iba imaze kuba complete cyangwa finishing. Aho tuza hano muri file tukaza muri save part, ukirikaho, then murabona ko baguhereza izina rya pari tugiye gusevinga. Hano rero
murabona ko hano part iba iri muri Solidwork. Birashoboka ko twayisevinga iri PDF. Ubwo PDF twayifungura bisanzwe. PDF PDF hano irimo, turaza tuyishake save part as PDF, ariko twe ntabwo dukeneye kuyisevinga as PDF. Nimba tutakeneye kuyisevinga as PDF, ntabwo okay, Adobe Portable Document Format PDF. Ubwo nkiritsemo hano, ubwo naba nyisevinze as PDF, ariko ngiye nshaka kuyisevinga kugira afungukira he muri Solidwork, niyo mpamvu ndahitamo hari. Then nyite pariti zino, nyite Kuri 1, kuko ndaza kuyikenera ndi gukora assembling, niyo mpamvu tuyisevinga. Hariya rero nimba tuyise Kuri 1, barakubwiye ese urayisevinga ni kuri desktop, reka mpitemo desktop. Then uze hano save. Iyo umaze gusevinga rero iyi pariti, ubwo ugiye kuri desktop wasanga yisevinze. Iyi Kuri 1. Okay, murabona ko yabaye saved kuri desktop. Ubwo hariya rero, thank you for watching. Murakoze gukurikirana iyi session. Nabakangurira gukora subscribe, like and share, kuko iyi session izaja idufasha kugira ubusobanuro bwimbitse cyangwa se buhagije ukuntu twagenda dushushanya cyangwa se twakora amaproje muri Solidwork. Murakoze, na session ikurikira.